urumva kandi urabizi uri mukuru icyo umuntu ati harategereza bira ni ibintu bisaba ubwitonzi kuko ni amanyanga ashobora kuza yiyongera ku yandi bikatubyarira amazi nk'ibisusa sibyo umfasha rero witonde ugende gakeya inzu uzayibona mu buryo buri bwo narabikwemereye reka mbanze nakira agafaranga kari kugira ngo nkakire nuko ngomba kurera urugendo gushaka ibyangombwa byuzuye nkuko twabisezeranye sibyo uri murarya ntabwo kiryamye nabi umugore nabwiye ko arakubaha Mama Cyusa rero wabonye yuko yongeye kuganiriza umukazana we Iribagiza arakomeza aramwihanganisha gusa Iribagiza abonaga yuko avuga ngo Cyusa ari kunera kumbwira ngo tugende mu murenge dukore umurenge kandi gihe naramusobanuriye naramubwiye ngo Cyusa ni byiza pe twagakoze umurenge ariko banza umenye yuko umurenge atari we wihutirwa hari ibintu byinshi byanjye nyeneye nshaka kumenya ariko kumbwira ngo dukore umurenge ngende kubona atari ibintu bishishikaje uyu mwana w'umukobwa rero Iribagiza wabonye yuko asa n'umuntu wagiraga ngo yereke Mama Cyusa yuko ibintu by'umurenge bitamushishikaje Mama Cyusa rero nawe yakomeje kumubwira ati birumvikana kandi koko biranumvikana arangije aramubwira ngo ariko Cyusa nanjye abacanaho avuga ngo umurenge ngo mwe mwakora umurenge ariko Iribagiza avuga gutya urabona yuko impamvu ari kuvuga ngo nta murenge ashaka nukugira ngo ashyire imbere kumenya abantu babarisha ababyeyi be cyangwa se umuntu waba wararashe ababyeyi be niho mwagiye kubona mubona Rugema ndetse na musaza we na Iribagiza batangiye kuvuga ngo hari umuntu wisha ababyeyi bacu abamurashe abarashe none uyu musaza Iribagiza Rugema yaramaze kumubwira yuko yasanze ababyeyi be bapfiriye mu manuka ese uyu musaza Iribagiza ubu ntabwo araza gutakariza icyizere Rugema akamenya yuko Rugema ari gukomeza amubeshya gusa ibi ngibi ni Iribagiza waje arabivuga dogiteri rero mwagiye kubona mubona yuko yatangiye gushyamirana na Rugema ubwumvikane bukeya habaye ubwumvikane bukeya yuko dogiteri arambiye gukomeza yitwa umuzamu kandi ari dogiteri ari umunyamashuri ari umuntu wize rero gukomeza ngo bamusuzugura bari abagore ndavuga Fabiola ndetse na Mukanambara ngo bakagira naho bamurira cyane bakaba banamukorera ibintu bibi nibyo yabwiraga Rugema amubwira ati Rugema koresha uko ushoboye ube wanshakira ahantu njya kuba ngewe nanjye ndi umuntu wihaye ariko uburiya ukoresha uko ushoboye kampa inzu imwe ngagenda kuyibanamo nibyo byaba byiza ese uyu musaza ibintu ari kuvuga arabihabwa se ariko hagati aho ngaho hari umuntu waje arabumviriza amaze kubumviriza wabonye yuko yari koci yabumvirije amaze kubumviriza aragenda ese uyu mukobwa koci ubusa ashobora kuza gukora ibintu bibi bishobora kuba byashyira bari abantu mu kaga kubona yaje akabumviriza yamara kubumviriza akagenda ese ari amakuru yamenye arayashyira nde ariko koci turabizi yuko avugana na Kanyana kandi ashobora kugenda akabibwira Kanyana we umuntu yahita abibwira ni kamarade na Emile ariko kamarade na Emile n'ubwaye babwira papa we Rugema yamubujije kuvugana na bari abahungu yaramubwiye ngo bari abahungu ntabwo ari beza aramubwira ati ugomba kubirinda bari abahungu ugomba gukoresha uko ushoboye ukabirinda Kanyana rero ntabwo tuzi niba bari abahungu yarabirinze ese biraherera he bizagenda gute Mama Cyusa rero wabonye yuko yongeye kuganiriza umukazana we Iribagiza arakomeza aramwihanganisha gusa Iribagiza abonaga yuko avuga ngo Cyusa ari kunera kumbwira ngo tugende mu murenge dukore umurenge kandi gihe naramusobanuriye naramubwiye ngo Cyusa ni byiza pe twagakoze umurenge ariko banza umenye yuko umurenge atari we wihutirwa hari ibintu byinshi byanjye nyeneye nshaka kumenya ariko kumbwira ngo dukore umurenge ngende kubona atari ibintu bishishikaje uyu mwana w'umukobwa rero Iribagiza wabonye yuko asa n'umuntu wagiraga ngo yereke Mama Cyusa yuko ibintu by'umurenge bitamushishikaje Mama Cyusa rero nawe yakomeje kumubwira ati birumvikana kandi koko biranumvikana arangije aramubwira ngo ariko Cyusa nanjye abacanaho avuga ngo umurenge ngo mwe mwakora umurenge ariko Iribagiza avuga gutya urabona yuko impamvu ari kuvuga ngo nta murenge ashaka nukugira ngo ashyire imbere kumenya abantu babarisha ababyeyi be cyangwa se umuntu waba wararashe ababyeyi be niho mwagiye kubona mubona Rugema ndetse na musaza we na Iribagiza batangiye kuvuga ngo hari umuntu wisha ababyeyi bacu abamurashe abarashe none uyu musaza Iribagiza Rugema yaramaze kumubwira yuko
yasanze ababyeyi be bapfiriye mu mpanuka. Ese uyu musaza Iribagiza ubu ntabwo araza gutakariza icyizere Rugema, akamenya yuko Rugema ari gukomeza amubeshya. Gusa ibi ngibi ni Iribagiza waje arabivuga. Dogiteri rero mwagiye kubona mubona yuko yatangiye gushyamirana na Rugema, ubwumvikane bukeya, habaye ubwumvikane bukeya yuko dogiteri arambiye gukomeza yitwa umuzamu, kandi ari dogiteri, ari umunyamashuri, ari umuntu wize. Rero gukomeza ngo bamusuzugura bari abagore, ndavuga Fabiola ndetse na Mukanambara, ngo bakagera naho bamurira cyane bakaba banamukorera ibintu bibi. Nibyo yabwiraga Rugema, amubwira ati Rugema koresha uko ushoboye ube wanshakira ahantu njya kuba, njyewe nanjye ndi umuntu wihaye, ariko uburiya ukoresha uko ushoboye ukampa inzu imwe ngagenda kuyibanamo nibyo byaba byiza. Ese uyu musaza ibintu ari kuvuga arabihabwa se? Ariko hagati aho ngaho hari umuntu waje arabumviriza. Amaze kubumviriza wabonye yuko yari koci yabumvirije, amaze kubumviriza aragenda. Ese uyu mukobwa koci ubu se ashobora kuza gukora ibintu bibi bishobora kuba byashyira bari abantu mu kaga? Kubona yaje akabumviriza, yamara kubumviriza akagenda. Ese ariya makuru yamenye arayashyira nde? Ariko koci turabizi yuko avugana na Kanyana, kandi ashobora kugenda akabibwira Kanyana we umuntu yahita abibwira ni Kamarade na Emile. Ariko Kamarade na Emile nubwo yababwira papa we Rugema yamubujije kuvugana na bari abahungu, yaramubwiye ngo bari abahungu ntabwo ari beza, aramubwira ati ugomba kubirinda, bari abahungu ugomba gukoresha uko ushoboye ukabirinda. Kanyana rero ntabwo tuzi niba bari abahungu yarabirinze. Ese biraherera he, bizagenda gute? Mama Cyusa rero wabonye yuko yongeye kuganiriza umukazana we Iribagiza, arakomeza aramwihanganisha. Gusa Iribagiza abonaga yuko avuga ngo Cyusa ari kunera kumbwira ngo tugende mu murenge dukore umurenge, kandi igihe naramusobanuriye naramubwiye ngo Cyusa ni byiza pe twagakoze umurenge, ariko banza umenye yuko umurenge atari we wihutirwa, hari ibintu byinshi byanjye nyeneye nshaka kumenya. Ariko kumbwira ngo dukore umurenge ngiye ndi kubona atari ibintu bishishikaje. Uyu mwana w'umukobwa rero Iribagiza wabonye yuko asa n'umuntu wagiraga ngo yereke Mama Cyusa yuko ibintu by'umurenge bitamushishikaje. Mama Cyusa rero nawe yakomeje kumubwira ati birumvikana, kandi koko biranumvikana. Arangije aramubwira ngo ariko Cyusa nanjye abacanaho, avuga ngo umurenge, ngo mwe mwakora umurenge. Ariko Iribagiza avuga gutya, urabona yuko impamvu ari kuvuga ngo nta murenge ashaka ni ukugira ngo ashyire imbere kumenya abantu baba barisha ababyeyi be, cyangwa se umuntu waba wararashe ababyeyi be. Niho mwagiye kubona mubona Rugema ndetse na musaza we na Iribagiza batangiye kuvuga ngo hari umuntu wisha ababyeyi bacu abamurashe abarashe. None uyu musaza Iribagiza Rugema yaramaze kumubwira yuko yasanze ababyeyi be bapfiriye mu mpanuka. Ese uyu musaza Iribagiza ubu ntabwo araza gutakariza icyizere Rugema, akamenya yuko Rugema ari gukomeza amubeshya. Gusa ibi ngibi ni Iribagiza waje arabivuga. Dogiteri rero mwagiye kubona mubona yuko yatangiye gushyamirana na Rugema, ubwumvikane bukeya, habaye ubwumvikane bukeya yuko dogiteri arambiye gukomeza yitwa umuzamu, kandi ari dogiteri, ari umunyamashuri, ari umuntu wize. Rero gukomeza ngo bamusuzugura bari abagore, ndavuga Fabiola ndetse na Mukanambara, ngo bakagera naho bamurira cyane bakaba banamukorera ibintu bibi. Nibyo yabwiraga Rugema, amubwira ati Rugema koresha uko ushoboye ube wanshakira ahantu njya kuba, njyewe nanjye ndi umuntu wihaye, ariko uburiya ukoresha uko ushoboye ukampa inzu imwe ngagenda kuyibanamo nibyo byaba byiza. Ese uyu musaza ibintu ari kuvuga arabihabwa se? Ariko hagati aho ngaho hari umuntu waje arabumviriza. Amaze kubumviriza wabonye yuko yari koci yabumvirije, amaze kubumviriza aragenda. Ese uyu mukobwa koci ubu se ashobora kuza gukora ibintu bibi bishobora kuba byashyira bari abantu mu kaga? Kubona yaje akabumviriza, yamara kubumviriza akagenda. Ese ariya makuru yamenye arayashyira nde? Ariko koci turabizi yuko avugana na Kanyana, kandi ashobora kugenda akabibwira Kanyana we umuntu yahita abibwira ni Kamarade na Emile. Ariko Kamarade na Emile nubwo yababwira papa we Rugema yamubujije kuvugana na bari abahungu, yaramubwiye ngo bari abahungu ntabwo ari beza, aramubwira ati ugomba kubirinda,
bari abahungu ugomba gukoresha uko ushoboye ukabirinda. Kanyana rero ntabwo tuzi niba bari abahungu yarabirinze, ese biraherera he, bizagenda gute? Mama Cyusa rero wabonye yuko yongeye kuganiriza umukazana we Iribagiza, arakomeza aramwihanganisha, gusa Iribagiza abonaga yuko avuga ngo Cyusa ari kunera kumbwira ngo tugende mu murenge dukore umurenge, kandi igihe naramusobanuriye naramubwiye ngo Cyusa ni byiza pe twagakoze umurenge, ariko banza umenye yuko umurenge atari we wihutirwa, hari ibintu byinshi byanjye nyeneye nshaka kumenya, ariko kumbwira ngo dukore umurenge ngiye ndi kubona atari ibintu bishishikaje. Uyu mwana w'umukobwa rero Iribagiza wabonye yuko asa n'umuntu wagiraga ngo yereke Mama Cyusa yuko ibintu by'umurenge bitamushishikaje. Mama Cyusa rero nawe yakomeje kumubwira ati birumvikana, kandi koko biranumvikana. Arangije aramubwira ngo ariko Cyusa nanjye abancanaho, avuga ngo umurenge, ngo mwe mwakora umurenge. Ariko Iribagiza avuga gutya, urabona yuko impamvu ari kuvuga ngo nta murenge ashaka ni ukugira ngo ashyire imbere kumenya abantu baba barisha ababyeyi be, cyangwa se umuntu waba wararashe ababyeyi be. Niho mwagiye kubona mubona Rugema ndetse na musaza we na Iribagiza batangiye kuvuga ngo hari umuntu wisha ababyeyi bacu abamurashe abarashe. None uyu musaza Iribagiza Rugema yaramaze kumubwira yuko yasanze ababyeyi be bapfiriye mu manuka. Ese uyu musaza Iribagiza ubu ntabwo araza gutakariza icyizere Rugema, akamenya yuko Rugema ari gukomeza amubeshya. Gusa ibi ngibi ni Iribagiza waje arabivuga. Dogiteri rero mwagiye kubona mubona yuko yatangiye gushyamirana na Rugema, ubwumvikane bukeya, habaye ubwumvikane bukeya yuko dogiteri arambiye gukomeza yitwa umuzamu, kandi ari dogiteri, ari umunyamashuri, ari umuntu wize. Rero gukomeza ngo bamusuzugura bari abagore, ndavuga Fabiola ndetse na Mukanambara, ngo bakagira naho bamurira cyane bakaba banamukorera ibintu bibi. Nibyo yabwiraga Rugema, amubwira ati Rugema koresha uko ushoboye ube wanshakira ahantu njya kuba, ngewe nanjye ndi umuntu wihaye, ariko uburiya ukoresha uko ushoboye ukampa inzu imwe ngagenda kuyibanamo, nibyo byaba byiza. Ese uyu musaza ibintu ari kuvuga arabihabwa se? Ariko hagati aho ngaho hari umuntu waje arabumviriza. Amaze kubumviriza wabonye yuko yari koci yabumvirije, amaze kubumviriza aragenda. Ese uyu mukobwa koci ubu se ashobora kuza gukora ibintu bibi bishobora kuba byashyira bari abantu mu kaga? Kubona yaje akabumviriza, yamara kubumviriza akagenda, ese ari amakuru yamenye arayashyira nde? Ariko koci turabizi yuko avugana na Kanyana, kandi ashobora kugenda akabibwira Kanyana we umuntu yahita abibwira ni Kamarade na Emile. Ariko Kamarade na Emile nubwo yabibabwira, papa we Rugema yamubujije kuvugana na bari abahungu, yaramubwiye ngo bari abahungu ntabwo ari beza, aramubwira ati ugomba kubirinda, bari abahungu ugomba gukoresha uko ushoboye ukabirinda. Kanyana rero ntabwo tuzi niba bari abahungu yarabirinze, ese biraherera he, bizagenda gute? Mama Cyusa rero wabonye yuko yongeye kuganiriza umukazana we Iribagiza, arakomeza aramwihanganisha, gusa Iribagiza abonaga yuko avuga ngo Cyusa ari kunera kumbwira ngo tugende mu murenge dukore umurenge, kandi igihe naramusobanuriye naramubwiye ngo Cyusa ni byiza pe twagakoze umurenge, ariko banza umenye yuko umurenge atari we wihutirwa, hari ibintu byinshi byanjye nyeneye nshaka kumenya, ariko kumbwira ngo dukore umurenge ngiye ndi kubona atari ibintu bishishikaje. Uyu mwana w'umukobwa rero Iribagiza wabonye yuko asa n'umuntu wagiraga ngo yereke Mama Cyusa yuko ibintu by'umurenge bitamushishikaje. Mama Cyusa rero nawe yakomeje kumubwira ati birumvikana, kandi koko biranumvikana. Arangije aramubwira ngo ariko Cyusa nanjye abancanaho, avuga ngo umurenge, ngo mwe mwakora umurenge. Ariko Iribagiza avuga gutya, urabona yuko impamvu ari kuvuga ngo nta murenge ashaka ni ukugira ngo ashyire imbere kumenya abantu baba barisha ababyeyi be, cyangwa se umuntu waba wararashe ababyeyi be. Niho mwagiye kubona mubona Rugema ndetse na musaza we na Iribagiza batangiye kuvuga ngo hari umuntu wisha ababyeyi bacu abamurashe abarashe. None uyu musaza Iribagiza Rugema yaramaze kumubwira yuko yasanze ababyeyi be bapfiriye mu manuka. Ese uyu musaza Iribagiza ubu ntabwo araza gutakariza icyizere Rugema, akamenya yuko Rugema ari gukomeza amubeshya. Gusa